Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Isange TV Show turabasuhuje aho muri hirya no hino kandi twizeye neza ko mukomeje kugubwa neza. Nuwase Diane nk'ibisanzwe ninjye tubana hano kuri iyi channel yacu ya Isange TV Show. Ese wari uzi ko hari ibyo kurya umugore utwite arya buri munsi atazi ko bishobora guteza ikibazo cyangwa se ingaruka ku mwana? Ese wari uzi ko hari amafunguro umugore utwite yemerewe ariko hari uburyo ayemerewemo? Byinshi tugiye kubisobanukirwa neza. Kora subscribe hanyuma dutangire. Uyu munsi ngiye kukwereka ibyo kurya bitanu ugomba kwitondera cyane niba utwite cyangwa se uteganya gusama. Icyo kurya cya mbere ukwiye kwitondera cyangwa se ukwiye kugiraho amakenga menshi ni inyama zidatetse neza. Inyama zidahiye neza zishobora gutera indwara zica intege umubiri ndetse zigateza ibibazo ku nda cyangwa se zigateza ibibazo ku mugore utwite. Niba utwite gira amakenga kuri iki kintu. Mbere yuko urya inyama banza umenye neza ko zatetswe neza ku kigero cyiza kandi zihiye bityo bize kukurinda kuba wahura n'ingaruka. Inyama turabizi neza ko ziri mu byubaka umubiri ariko ni byiza ko uzirya wamanje kumenya neza ko zitetse neza zihiye neza kugira ngo bikurinde ingaruka wahura nazo cyangwa se umwana utwite yagira. Ahangaha ziteke neza kugeza zihiye ku gihe cyangwa se kugeza zihiye ku gihe cya nyacyo. Ikiribwa cya kabiri ukwiye kwitondera ni amata. Amata atatunganijwe neza ashobora kuba arimo udukoko twangiza umubiri. Ahangaha bikaba byagira ingaruka kuri we mugore utwite ndetse no ku mwana utwite. Amata nayo turabizi ko ari kimwe mu bikomoka ku matungo, kimwe mu byo tuzi ibyubaka umubiri, ariko ahangaha agira amakenga. Abantu benshi bakunze kugura amata, bakagura amata adapakinze neza cyangwa se uburyo afunzemo butizewe. Ahangaha shishoza neza mugore utwite, shishoza neza kugira ngo ubashe kurinda umwana wawe. Hitamo amata apasterize neza cyangwa se apfunyitse neza bityo uze kuyakoresha wizeye neza ubuziranenge bwayo. Iki nacyo nizere ko cyiyongereye mu byo umenye. Ikiribwa cya gatatu ukwiye kugiraho amakenga ni amagi adahiye neza. Amagi adatetse neza ashobora gutera infection. Ahangaha ni ikintu ukwiye kwitondera. Igi kugira ngo ubone ko ryahiye nuko uriya muhondo urimo imbere uba wahiye ugakomera. Igihe ubonye uriya muhondo ukiri mubisi, icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko iryo gi ritahiye neza. Mugore utwite itondera amagi nk'ayo kuko ashobora guteza infection kuri wowe ndetse bikagira ingaruka ku mwana utwite. Ahangaha mubyitondere cyane kandi ubanze kugira amakenga, amagi uyateke ashye. Ikiribwa cya kane nanone ukwiye kwitondera ni ukunywa ikawa nyinshi. Kafeine nyinshi ishobora kongera umuvuduko w'amaraso no kugira ingaruka ku mwana. Iki ngiki ni kimwe mu bintu bikwereka yuko ukwiye kwitondera ikawa nyinshi. Ushobora kuyikunda cyangwa se ushobora kumva wayinywa, ariko gabanya ikawa nturenze agakombe kamwe ku munsi, kandi nabwo rwose wigengesere kugira ngo utaba wagira ibibazo by'umuvuduko w'amaraso kuko bishobora guteza icyo kibazo. Gabanya ikawa uyinywe nkeya mugore utwite kugira ngo urusheho kubungabunga ubuzima bwawe n'ubw'umwana utwite igihe wumva uyishaka. Ikiribwa cya gatanu ari nacyo cya nyuma ni ubunyobwa. Niba ufite allergie, ubunyobwa ni bwiza, ariko niba umubiri wawe utabwihanganira cyangwa se bushobora guteza ikibazo gikomeye, ahangaha ukwiye kumenya neza ko ukwiye kubureka cyangwa se ugakoresha buke cyane. Ushobora kuburya ukabona ikimenyetso cy'uko umubiri wawe wagize allergie kuri ubwo bunyobwa. Ahangaha mugore utwite bwirinde cyangwa se bwitondere kugira ngo urusheho kubungabunga ubuzima bwawe n'ubw'umwana utwite. Ahangaha tugana ku musozo, ndakwibutsa ko mugore utwite ukwiye kwibuka ifunguro ryujuje ibikubiye mu ndyo yuzuye. Ibyo byo kurya nta bindi ni ibyubaka umubiri, ni ibitanga imbaraga ndetse n'ibirinda indwara. Ahangaha mu birinda indwara turabizi neza ko ari imboga n'imbuto, mu byubaka umubiri
turabizi ko ari amata, ni inyama, ni inkoko, ni amafi ndetse n'ibishyimbo. Ibi ngibi ni ibyubaka umubiri, ibitanga imbaraga turabizi, ni umuceri, ni ibijumba, ni ibirayi, ni imyumbati n'andi mafunguro menshi nk'uko twabibabwiye muri video twakoze igaragaza uko wakitegura indyo yuzuye. Bitagusabye ibihenze, gerageza kuri buri cyiciro ubone icyo kurya kimwe kugira ngo ubwonko bw'umwana burusheho gukura, ubuzima bwe mu nda bugende neza ndetse nawe umutwite umererwe neza. Ndakwibutsa gukora subscribe niba utarayikora, kandi niba iyi video ikunejeje duhe like. Ikindi gisangiza umugore utwite uzi kugira ngo nawe arusheho kumenya uko yakigengesera ndetse akanabungabunga ubuzima bw'umwana uri mu nda. Turabakunda cyane kandi turabashimiye mwe mwese tubanye muri iyi video. Mukomeze kugubwa neza. Ciao ciao.